se telefone ko ndi kuyihamagara ikaguruka we bimeze bite abantu b'iki gihe babaye batowe ubuse naje kubifota ahangaha njyewe njye arabona naje kubifota ahangaha koko umutipe ufite crash araje maze wite sinyangaza nimeze neza base kuri hano bite nyine hari umuntu narindiriye hako ngize amahirwe nyine ndakubona kane se wanshaka ntagusha none se ubizi ikise kandi iki se ntago bizi Joshua cyo bya musaza wawe musaza wanjye se kimani nabo subiza ko nakubwiye ko musaza wameze ute yakujureka ntukavanga ibintu ariko wowe musaza wanjye cyane hari musaza wanjye hari umuntu hari ninjye nawe basa ku ngingo rero aho komana ubundi nziza iki tutabeshyanye usa n'iki kibazo kandi konzi ko tubanye neza nk'abantu duturanye b'inshuti Joshua ndamubwira twakuranye umva nyine mbaze nkubwire ngenda gukunda kandi nawe ugomba kunkunda sibyo bintu bigoreye kandi mbikura hehe se si ukuri urankunda ndagukunda nye urankunda nange ndagukunda nk'inshuti nyine ngaho nimba unkunda amabizo rero kandi sawa inshuti ni zikora ibyo bintu kweli none se nyine ngende shaka ko dukunda nka couple sirakubwiye ko mfite sheri wawe sheri wawe iki sirakubwiye ko mfite sheri wanjye kweli nibyo mani ntukazane hizo furi sheri wawe se wagiye kumushaka kutandeba igihe nahereye nkubwira ndagukunda rero mva mani ndi seriye mani reka ibintu by'ubwana ibintu byo gukundana rero sha wape kabisa muri iyi minsi ako mani uri kwigira ibiki ubundi wowe muri iyi minsi habaye wenda sinamara gukandagiye mbimenye angende muzima ariko mfite none nimba uri muzima ntabwo ndeba muri make mfite sheri ntabwo ngomba kumucunga sha izo nirenge sheri se duturanye ntaze ava he nyine aho nagiye kwiga boarding naho kwiumushe uranyanze ntabwo byavamo rwose bose natunga abasheri babiri uretse natunga nose ko ugiye kuraka ndavuga ngo buretse twakuranye nk'inshuti buretse uraje twakuranye nk'inshuti ibyo bintu by'ubusheri n'iki ntabwo wabimbwiye kugeza aho mbonye undi mukobwa dukundana kandi ndamukunda ntabwo iteguye babaranda yigendeye Joshua babaranda ibyo bintu utangiye kuzana kandi so waki imitsi amfashe ubaki katurese mba munabare iki kigabo kirimo kirashaka kumfata ku ngufu arimo arashaka kunsoma ku mfata ku ngufu naje nimanuke mbiri ari botike arenga kandi nzamufasha we sinzamufashe umva mubwire naje uyu mukobwa aritakishije nta kinyabaye ariko ntabwo cyabikoze jenga bikigiye mwabaye mutemwe arambeshya mwabaye mutarakubeshya nani so arambeshya sanze umufashe ngo ni magara sanze umufashe ni nahari ngo ni mare kiranyisha arambeshya ntabwo mubeshya ako nyangaza yangaza ijambo ugufite ijambo umufata umuntu ku ngufu n'uwo ufite ijambo ntabwo namufashe ku ngufu nane sanze umufashe sinsanze umufashe ku ngufu uri murankorakora no ku mabere hose nubwo byimbye gutyo ntabwo ndushe imbaraga kagani kari hano hirya ndacyemeje mani bigize abatipe bigize abantu babyimbye uzajya kurenganurwe iminsi y'isuni mwigize ariko mwigize ni ibyo mwana simva nyine twumvikana ese ushaka kumbwira iki we nsanze ushaka gufata umukobwa kumufara ku muhanda banza wowe ugasanga umuntu w'umugabo yarenganye aho yaguye neza ariko abyemera ko akoze amakosa urabyemera nta makosa nakoze rwose nose ngo binde bite ubu ngubu ubwenge mfite sibyo cyane no kuntu nzi ubu ndi umuntu ushobora kugenda ku muhanda ku manywa y'ihangu nkatinyuka nkagerageza gufata umwana w'umukobwa washobora kubeshya none abakobwa se wowe ntabwo bazi cyangwa ucaze hasi bisajya ngo bigende bite ntabwo bazi abakobwa b'iki gihe wagira ngo bigende bitese ase ko nduzi ko nawe uri umugabo ko byakubaho mwana ko byakubaho niba njye nashaka n'inzu mujyanamo n'ibigaragarira ku muhanda ntabwo ndi wisiri umugenzi wese agusanga wamwatatse mva nkuduze ukuri kw'Imana uriya mukobwa ahubwo afite defo ngo yarankunze sinzi ibyo ari byo kandi nifitiye umugore wanjye cyangwa umenye tumurenze ushatse kumva nsubira inyuma muhamagare se oya ubundi no gufata umuntu ku nzira ku muhanda umufata ku ngufu kwe cyangwa afite n'icyuma cyagira ngo kimutere wapi mbese ajya ngo ugende bite ushaka ko dukundana byanze aravuga ati abasebye nyine wowe kumva ntabwo ndi bwiruka ambwira sibyo ubona ko wabyibagiwe kwe ubundi mo gufata umukobwa ku nzira wantu bikora ariko kandi nsanze umufashe reka tuvugane basi kamukubita ubucara ko ntabwo nshaka kujya muri gereza
ndarengana ko kuri kw'Imana sibyo ndarengana pe ubuceri hari gikorwa n'icyagiye cyagiye ariko banza wumve muri iki gihe abahungu n'abagabo twarahagurukiwe n'abana b'abakobwa ene se ubwo urumva shaka umutu buceri ariko ntabwo nshaka kujya base duhuye agasanga nakurekuye byagenda bite sanga yande kuye ako bashya gikorwa se kiraya ko kiza kirukanga ininja twarahagurukiwe zaraduhagurukiye uzi n'ibindi zaraduhagurukiye iheruka buceri ubu nicyo gikombe mbonye ari kiraya mbonye ari ikiraya kuko n'ubundi buriya nawe sinzi kuko nako uri umugabo ra ese abonye ngufashe mwa munyenye ukagari niyo wakorewe cyane nta nubwo aje ngo tujyane bani birayi babi bahariye andikamo nimero narebe ashyiro gatatu inyuma kiraho rimwe Mozani Karoli nawe rya mupolisi sibyo zinambonye rijeho Erega mani nubundi ntabwo natuma umuntu mugenzi wanjye mwana ajya muri gereza nanjye nzik'iryana arana narindenganye yanga nayo turi kumwe ari umusa